nyuma y'imyaka 30 twavuga ko isura y'u Rwanda uko yabonwaga byahindutse cyane. oya deja nyuma y'imyaka 30 u Rwanda batonaga bajyaga hanze bakavuga bati dore babicanye babandi bakoze jenoside uriya arava muri ka gahugu kuko ese ari umuhutu cyangwa n'umututsi saya uwicaga ninde n'umuhutu cyangwa n'umututsi nicyo bakugendaga bakubaza ariko ubu ngubu bagenda bakoze ava muri ka gahugu kayoboye neza gafite umutekano gafite isuku kageze gate gafite umuperezida muzima urishije abandi muri Afurika bavuga bati cyamuduhanga aza tutunganyiriza ibi byacu usanga ariko bagenda ntibitangaje rero wenda kuko tuvuga wenda tutavuga nabisha niba Perezida Kagame yiyamamaje nk'uko aziyamamaza kuko RPF ni twamutanze nk'umukandida ibyo yakoze biragaragara birigaragarira yewe n'uwamubwira ati ariko wasaba abo kwisaka babe bamutora akiyamaza n'undi hano ngo abisi batari abanyarwanda batore niwe watorwa kuri aya matora yo muri 2003 ya mbere reka ariyo tuganiraho umunota cyangwa ibiri avuze iki urusobanuye aho byavuye kugira ngo bigere n'umukuru w'igihugu umwe aba yatsinda ku kigero cyo hejuru ndaza kubaza icyo kibazo mu kanya nkubaza impamvu abanyamahanga batumva ukuntu umuntu atsinda ku kigero cya 99 n'umunani na ahubwo kituma bari bakwibaza ahubwo kuki umuntu atsindwa akagera aho abona hasi ya 50 kandi agomba kuyobora igihugu ahubwo ikibazo cyari gikwiye kubiki murakoze cyane Mzehe Tito Rutaremara wo mu rwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye kuba mwemeye kuganira na One Nation Radio ni radio ya diaspora ijwi rya diaspora tugiye kujyana ikiganiro kitari bube kirekire kibanda ku ngingo zitandukanye mbere yuko tukinjiramo ndagira ngo mbabaze Mzehe Rutaremara u Rwanda ruri kuva mu myaka 30 yo kwibohora yo guhagarika jenoside yo kwiyubaka iyo urebye iyi fondation FPR yazanye no gufatanya n'ubundi buyobozi iratanga sura ki mu yindi myaka 30 dufite imbere ubundi iratanga sura nziza kuko ni umusingi wa twubatse werekana ibyiza byinshi cya mbere ubumwe bw'abanyarwanda twubatse kandi bwari bumaze gusenyuka dushyiraho umutekano utuma ibintu byose bikorwa noneho no gutangira kubaka igihugu byaba mu miyoborere mu mibereho myiza bituma rwose na good governance yacu ituma abantu benshi n'abanyafurika baza kuza kwireba bakayibonamo ibintu byiza ariko ibyo ntitwibagiza ko dufite urundi rugendo rukomeye kandi rurerure tugomba guhaguruka tukagira murakoze n'imyaka 30 isobanuye byinshi bibaye nk'ubikomozaho ntabwo byari byoroshye u Rwanda rwari rwafashwe nk'igihugu cyarangiye mwabigenje mute mu buryo noneho burambuye kugira ngo cya gihugu cyari taye umurongo cya gihugu cyari cyapfuye kuko umukuru w'igihugu mu gutangiza icyumweru cyo kwibuka arabivuze ati twarazutse cyongere kigeraho kiba igihugu noneho kiri kubona mu bihugu ntangarugero urumva icya mbere twari dufite n'umugambi twaje dufite na mbere dutangira RPF ku icya mbere tuzagera rero kongera kubaka kugira ngo twubake igihugu cyize kibe moderne kimere nk'ibindi bihugu kuko tuzabanza tukubaka ubumwe bw'abanyarwanda ariho nyine twahageze nubwo tuhamagara kubaka ubumwe bw'abanyarwanda cyari kimaze gushwanyagurika rwose cyagiye hasi kiri munsi ya zero
nta kigaragara abantu bose bazi ko ntaho turi. Ndibuka nka Regensi uriya wo mu Bubiligi yaje n'ahandi nanjye bamuherekeje hose ajya kureba, hanyuma aje ndamubaza ese kureba urabibone, ati rwose ndabona mufite ibibazo byinshi ariko mufite umutima wo gushaka ibisubizo. Ariko yarambeshyaga agezeyo aravuga ati bariya bantu mbahaye imyaka 2 ntabwo bazaba bakiriho. Hanyuma ni nabwo umuririmbyi wa Genocideri Bikindi yaririmbaga ati mwigere urwo Rwanda murume, abazayirwa n'abafaransa barimo bafasha bariya bagiye hanze babigisha bya gisirikare, bashakira intwaro ndetse bafasha kuza gukora bucengezi kugira ngo bazongere bagifate igihugu. Ariko icyo twakoze ku cyambere kwari gutangira gushyira hamwe abantu kugira ngo abantu bakorere hamwe no kuzana umutekano kugira ngo abantu babone aho bakorera. Nk'ubwo abasirikare 1,500 bari bavuye bari bagumye aho ngaho batakurikiye abandi, binjiye mu gisirikare cyacu bazanamo amapete yabo, bari bafite abajenero ndetse n'imirimo bakoraga barakomeza barayikora nk'uko abacu bari bameze. Abari abajenero, abari abakoloneli, abari chef de division babaha iyo mirimo barabikora. Ndetse icyo gihe umukuru w'ingabo wambaye minisitiri w'ingabo aba n'umwe muri abo ngabo Bizimana Habyarimana BM Habyarimana. Ubwo uri tuhamagara amaparti politiki atarijanditse, dukuraho parti ya MRND na CDR, ariko duhamagara n'abari muri MRND batigeze baboneka mu kwica n'ahandi hariho hose nk'abambasaderi baga bari hirya no hino, n'abandi bose cyangwa n'abandi bose baza ariko wenda bazabonwa n'ubutabera bakabonwa n'ubutabera, ariko tugira ngo abanyarwanda bose baze twicare hamwe tutangire dukore. Niko byagenze, turatangira kugira ngo turebere hamwe twakora iki, ibyo tugiye gukora byose tukajya tubiganira tugatangira tukabikora. Ubu rero nabwo abasirikare bacu nabo bareba iby'umutekano, kuko mu gihugu imbere hari hakiri umutekano muke, hakiri interahamwe hirya no hino, hari abo bacengezi baza, byatumye rero batanga uwo mutekano bagira naho bajya no kubirukana. Kuko iki gihe cyose tuhamagaraga nka Loni tubabwira ati nyamuneka mu mategeko mpuzamahanga iyo abasirikare baje bafite intwaro, icyambere mubambura intwaro, icya kabiri mukabashyira ukwabo, ntimubashyire hamwe n'abandi baturage. Ntabwo ariko babikoze, babagumaje intwaro zabo, bagumana no mu bandi baturage, babona amaposho ya Loni n'ahandi n'ibindi bihugu babaha. Abafaransa n'abazayirwa bakomeza barabatreninga babashakira intwaro. Ariko rero hari indi tegeko tubasabwa, se mwabatwaye kure, ko ubundi mu mategeko mpuzamahanga nibura batwara muri kilometero 150, ko bari muri kilometero 1 n'ahandi mwabakuye baranga. Bituma rero uko babikoze mbere bari bagiye hamwe n'abafaransa babafasha, bagenda basunika abaturage ku ngufu ngo bagende kugira ngo berekane ko igihugu, ko abaturage batatwizeye, ko batizeye RPF, ko berekane ko igihugu nta bantu barimo, ko abantu bagiye hanze. Mu gihe bazajya barwanira bavuge bati bararwanira abanyarwanda dore bari hanze. Bituma rero tujya gushaka impunzi zose aho ziriye, muri Burundi twagiye kuganira nabo ziraza, Tanzania twagiye kuganira nabo ziraza, muri Zaire ho ntibakundaga. Bigomba kujyaho n'ingufu kugira ngo abaturage bagaruke baze, hanyuma bigizeyo bariya. Byatumye tunagenda tujyana Kinshasa, kuko leta ya Kinshasa yaturwanyaga. Ibyo rero ni ukubona umutekano. Ariko uwo mutekano w'ingufu ntubuhagije. Ubundi umutekano niyo umuntu afite ahaba, afite ibyo arya, afite aho yicaye, afite aho arara. Ubu nibyo twatangiye rero kugira ngo turebe, bashakire imiti, shakira aho baba, abantu tubatangire bagende bahinge, kubashakira ibyangombwa byose byo kubaha,
gushaka imiti, kubashakira amazu, kubafasha kubaka amazu batayafite ayasenyutse, abandi kujya mu yabo, noneho kubashakira ibyangombwa ngo batangire bahinge, inzara ishire, ubundi gushaka amafumbire, gushaka imbuto nziza no kubagira inama. Ubu nibyo cyabaye, hanyuma rero no kwinjira kuko no kureba undi mutekano nkaho ni igihe hari abantu bacyangira abandi n'iki, hari imfungwa ziri aho, no kureba uko ubutabera bwatangira, kuko hari abaresikape bari aho, hakaba n'abandi bagiye baza bariya. Byagomba gushaka rero n'ubwo butabera kugira ngo ibibazo bigiye kuguma nkaho. Ibyo nibyo byagiriye hamwe bituma muri transition twagize guhera muri 1995 kugeza muri 1994 kugeza muri 2000, byari gukora ibyo ngibyo kugira ngo uwo mutekano w'abantu n'ibintu uze, no kugira ngo uwo mutekano wazanwaga rero n'ibyo byose nagendaga mvuga, no gutera imbere kugira ngo noneho abantu bishyire bizane. Ariko tuza kugira inama yo mu Rugwiro yamaze umwaka n'igice, igiye iba kwa gatanu nimugoroba, kwa gatandatu no ku cyumweru mu gitondo, aho hamagarirwa abanyapolitiki bose ba kera, abantu ba opinion leaders, abadepite, abagavene, ba prefet, abaprofeseri ba university n'abandi bose babaga bafite ibitekerezo batanga. Iyo rero abantu baricaraga bavuga ngo ese kubu iki gihe kibaye umutekano w'abantu n'ibintu ukaba waje, igihugu u Rwanda twifuza ni uruhe? Bari abantu babiganiriye n'ibyo byaje kuvamo ibintu byinshi, byaje kuvamo kwegereza ubuyobozi abaturage, byaje kuvamo inzego nshya z'igihugu zagiye zijyaho, byaje kuvamo itegeko nshinga rishya, ryaje twereka uko twakubaka demokarasi yacu ishingiye ku bwumvikane, ishingiye kuri dialogue no gushaka consensus, demokarasi y'ubwumvikane, itari demokarasi ihangana, kuko ntabwo waba uvuye mu ntambara nk'uko ngo utangire ujya guhangana amapariti ahangana n'andi. Nibyo byatumye dushaka iyo demokarasi ishingiye ku bwumvikane, kuganira, mu kumvikana, mugafata decision. Ibyo bigendana na power sharing, gusangira ubutegetsi. Ibyo noneho bivamo na vision 2020, aho twavugaga mbese ni mbere iyo babivugaga bafundaga ari nk'inzozi, mbese ibintu byacu byagendaga bisa n'inzozi. Nk'ubwo bwa mbere dutangira tuvuga tuti reka tubake ubumwe bw'Abanyarwanda, abantu barasaga inzozi, mufite inzozi. Abantu bamwe bisha abandi muri hariya, ariko turanga imyaka ariciyeho biraya. Ariko naho ngaho baravuga ngo ariko niba mu myaka 20 agahugu kacu be kujya bakabona nk'akagahugu kicana, bazakabone nk'agahugu kameze nk'abandi. Urumva rero icyo gihe Vision 2020 niko yabaye, ijyaho ishyirwa mu ubundi yari igitekerezo, yari dream, noneho iba vision, ishyirwamo za strategy, yari ifite inkingi indwi z'imibereho myiza, ishyiramo development, ICT, tibuka ko za gender, environment zari cross cutting, mbese mu buhinzi n'ahandi, hanyuma no mu burezi na ICT na justice, na environment na gender, byari cross cutting, byagomba kugenda muri byose. Iyo urebye ibyo biganiro byagiye biba n'izo gahunda za mbere mwagiye mukora, ugasimbuka ukagera ubu turi, ubona ibyari inzozi byarabaye impamo? Byari inzozi nyine byabaye impamo. Urumva burya ni nabwo ubuyobozi bwiza. Ubuyobozi bwiza ni ubureba abandi inzozi, none izo nzozi bakazishyira muri viziyo. Viziyo bagashaka za strategy na za politiki zituma realities, cya kintu bitaga inzozi kikaba reality. Nubwo ubwo bumwe bwacu twavugaga, abandi bavuga ko ari inzozi, ariko bijya muri viziyo, strategy n'iki birakorwa, biba reality.
ubu 94% abanyarwanda bimva ko ari bamwe ntibakiyumva ko ari abahutu n'abatutsi. Urumva sekirite umutekano waraje mu Rwanda, nta gihugu gifite umutekano ungana nk'uwacu. Urumva iyo bitangira byari, ariko ubu bifite ubuyobozi bwiza, bibanza bikagira viziyo yo kureba. None iyo viziyo ni umurongo wo kureba icyerekezo. None icyo cyerekezo bakagishyira muri za strategie na za politiki, mu ngamba na za proje, bigatuma yagerayo. Urumva icyo cyerekezo deja umuyobozi mwiza n'ukigira za nzozi akaziha icyerekezo. Iyo arangije kugiha icyerekezo, noneho agatangira kuziha politiki nzindi, agakontorora ko bigenda bikora, akakoordona ibintu bikageraho. Niko byagenze Vision 2020 ari iyo ya mbere, nuko byagenze. Ari iya kabiri Vision 2020 niko byageze nyuma. Nyine mu myaka 20 ntabwo wagendaga hanze, icyo gihe wajya kugenda bavuga bati kagahugu kwishe babandi, ariko iyo ugenze kagahugu gatera imbere, kameze neza, gafite perezida muzima, perezida Kagame. Niko babibona abantu batangiye kuza. Ubu nyuma y'imyaka 30 twavuga ko isura y'u Rwanda uko yabonwaga byahindutse cyane. Oya, deja nyuma y'imyaka 30 u Rwanda batubonaga, bajyaga hanze bakavuga bati dore babicanye babandi bakoze jenoside. Uriya arava muri kagahugu kuko ese ari umuhutu cyangwa ari umututsi? Saya wicaga ninde, ni umuhutu cyangwa n'umututsi? Nicyo bakugendaga bakubaza. Ariko ubu ngubu bagenda bakubaza ava muri kagahugu kayoboye neza, gafite umutekano, gafite isuku, kageze gate, gafite umuperezida muzima urishije abandi muri Afurika. Bavuga bati icyamuduha ngo aze tutunganyirize ibi byacu, usanga ariko bagenda bavuga. Urumva iyo vision ariko ni muri izo za politiki nziza zagiye zikorwa, zifite icyerekezo, hanyuma zikagira n'umurongo wa politiki muzima. Yego, murakoze muri kutubwira cyane bimwe mu biganiro n'inama zabaye zagennye aho igihugu kigomba kuba gihari. Ndatekereza ko mu biganiro byabaye mwanatekereje n'ukuntu amatora yakorwamo anyuze muri demokarasi, abaturage bakihitiramo ubuyobozi bwabo. Tuganirize kuri icyo kintu, unatusobanurira ukuntu amatora ya mbere yabaye yo muri 2003 y'umukuru w'igihugu. Burumva twabanje gutoranya demokarasi y'ubwumvikane, igize iri difere kuri demokarasi ya kompiti yo guhangana. Ni ukuvuga ko iyo demokarasi ni ukuvuga ko ibiganiro mugomba kubiganiraho, guhera ku bapolitisiye kugeza ku baturage hasi, mukabiganiraho, mukagira icyo mwumvikanaho. Icyo mwumvikanye akaba ari cyo mushyira mu bikorwa. Ibyo rero bigendana n'ibintu byinshi bigenda ukora, nko kuvuga amatora proportionnel. Mugiye gutora bakabara uko wagiye ubona amajwi hirya no hino, amatora professionnel ni cyo ngicyo. Gukora liste, mwese mugakora liste, bitari constituency handi ugenda, kuko constituency ufite akantu ujya kwitoreza muri umudepite, ako kantu gashobora kuba karimo bene wanyu gusa, wenda ugatsinda atari uko wemeje abandi, ariko ufite abantu banyu aho ngaho. Ariko ahandi ijwi rirabarwa, ryabaho ryaba ahandi hirya no hino mu gihugu rirabarwa. Noneho mwese bakaza kubara amajwi mufite, bagashyira muri pourcentage, wabonye menshi akagira agakora. Nicyo cyabifashije. Ariko noneho bifashwa nuko niba tugomba kumvikana gushyiraho platform zo kugira ngo abantu baganiriremo. Uriya za njyanama guhera ku mudugudu kurinda ugeza ku nteko ishinga amategeko, ni abantu baganiramo, kandi aba bantu bose bakaza bava mu bice byinshi kugira ngo none baze mubona muganira. Mu nzego zo hasi bagenda bava mu bice byinshi by'abanyarwanda, abarimu, abaganga, abaturage, urubyiruko, abari n'abategarugori, bikagera byagera hejuru. Rero uko bikaza biva muri ya mapariti menshi, kuri ya mapariti niyo mfite amapariti 12 nkuko dufite 12, noneho bikagenda ariho agomba guhuriramo kugira ngo yibonemo muri ubwo buyobozi. Bigatuma rero kugira ngo noneho, kuko muri ibyo byose iyo bigize hagera ipariti itsinda, wenda igatsinda ikabona perezida, kugira ngo bishobore kugira ngo noneho mu nteko abantu bajye baganira neza, kuko wenda bagize abadepite benshi mu nteko. Ubundi abadepite benshi nk'iburayi n'ibindi bavuga ati twe turi benshi, icyo bavuze bakakinyuzamo.
ahangaha nicyo gituma bashyiraho undi utari wo muri iyo parti yatsinze yego akaba ari we speaker kugira ngo ajye force abantu igitekerezo cyize ko bakiganira ko kibanza kikaganirwaho kikumvikanwaho none kikabona kunyuraho biri difera kuko buriya nk'iburayi ushobora kugira icyo bita vote block kandi twe turi benshi iki gitekerezo kiranyuraho bagatora kikanyuraho batakiganiriyeho rero nibyo hano rero nicyo kuvuga ubwo mu nteko niko bikora nko muri guverinoma itarifu iyo pariti ntigomba kurenza abaminisitiri 50% kugira ngo habone cy'abahandi igihe baganira kugira ngo bumvikane babone balance yewe kugira kuko nanone imwe yavuga iti iki kwari twe benshi reka tukinyuzeho batakiganiye ngo bajye byumvikaneho bigatuma rero no mu baturage barya baravuze bati mwebwe niba mushaka kumvikana abo hejuru nimwumvikana abanyapolitike icyatumye hajyaho forum de parti aho buri parti iri represente n'abantu 4 abagore 2 n'abagabo 2 kandi igitekerezo iyo batakishimye birahagarara yego ibitekerezo binini mukabiganiraho kuko buri parti ari nini ari ntoya bose baba bafite ibitekerezo mukabiganiraho mukabyemeranya ibitekerezo binini bireba igihugu bakabiha guverinoma cyangwa ni igikorwa kinini cyo muri guverinoma kaza bakababwira tugiye gukora iki ngiki bakabiganiraho buri bose babitanga ibitekerezo bakabyumvikanaho kugira ngo bigereho urumva niko ni ya politiki irimo byinshi yureje muri ko kubaka ubwo iyo rero ibyo rero nibyo biza mu matora iyo mutora perezida nibyo bareba hamwe batari kubifitiye neza uzadukora ibi ngibi niki akari watora ntabwo batora bavuga bati uyu nguyu uriya ubwo yavuze ibi reka dutore uvuga ibindi ariko batora bavuga bati hari ibyo twumvikanyeho kandi abishyira mu bikorwa uko tubishaka noneho hari parti abaparti urumva ko bari muri inyuma ariko n'abandi bavuga batari ko kwibyo tumvikanye ari byo ashyira mu bikorwa turashaka iki kindi bakavuga bati nawe turamujya inyuma none bakaganiriza abaturage bose kugira ngo barebe uko bigenda bikorwa ibyo ariko ntibibuza n'undi ushaka kugira ngo atange ibitekerezo byo ukabitanga akiyamamaza ibyo rero ni nabyo inyuma biza kuzana kuko hari amaparti menshi n'abandi bagira icyo bumvikanyeho bakabona kigiye mu bikorwa akaba aricyo cyiza kigaragara bituma rero n'abatorwa atorwa akabona amajwi menshi kuko niba babandi y'amaparti bavuze ati kiriya icyo twavuze twacyumvikanyeho bari icyo yashyize mu twacyumvikanyeho dore yakigejeje mu bikorwa reka tumujye inyuma aho kugira ngo duhangane reka tumujye inyuma kuko n'ubundi ibitekerezo byacu nibyo birimo kandi ibitekerezo byaba mu nteko nibyo twatanze muri parti z'intuzaho zihuriye muri forum nibyo twatanze no mu kabinete nibyo bikorwa kuko harimo abaminisitiri bacu babikora bigatuma rero mubyumvikana ibyo rero bishobora kumvikanwaho bigatuma abantu benshi bajya inyuma y'ibyo uretse rero ko uwo dufite uretse n'ibyo ko uretse n'iyo system regime we afite leadership igaragara n'abanyamahanga babona n'iki icyo avuze agishyira mu bikorwa kuri aya matora yo muri 2003 ya mbere reka ariyo tuganiraho umunota cyangwa 2 avuze iki usobanuye aho byavuye kugira ngo bigere n'umukuru w'igihugu umwe aba yatsinda ku kigero cyo hejuru ndaza kubaza icyo kibazo mu kanya nkubaza impamvu abanyamahanga batumva ukuntu umuntu atsinda ku kigero cya 99 n'umunani na ahubwo kituma bari bakwibaza ahubwo kuki umuntu atsindwa akageraho abona hasi ya 50 kandi agomba kuyobora igihugu ahubwo ikibazo cyari gikwiye kubiki aya matora yarabaye mu gihugu cyari kimaze imyaka 9 kibonye jenoside yakorewe abatutsi n'amatora yatanze sura ki y'u Rwanda amatora yatanze sura ki ku mahanga n'amatora yagize uruhare ki mu Rwanda tubona uyu munsi aya matora icyambere twashyizemo transparency nini cyane ibyo bihugu byose gukorera mu mucyo ibyo bihugu byose by'i Burayi biza kuba representer ibihugu bya commonwealth biraza abandi byo muri Afurika bose turabahamagara ngo baze barebe uko yakora ariko noneho tuyakora ku buryo n'abanyarwanda ubwabo za forum nazo
politike uwiyamamaje nawe yizanira abe bakaza kureba, buri parti yizanira abe bakaza gukurikirana, kugira ngo bakurikirane bakabarirwa hariya abantu babireba, bigatwarwa abantu babireba, bigateranyirizwa hamwe abantu babireba. Twabikoze ubwa mbere ngo bibe transparent, bijye ahagaragara abantu babirebe neza uko bikoze. Urumva rero twari tuvuye mu gihe kinini cyane twari twiyubatse, kubona igihugu gitangira tukageza aho twari tugeze muri 2003, hari intambwe nini yari yaratewe, nini cyane, kandi yarakozwe n'abo bayobozi, aho umuntu atibwiraga ko bishoboka. Birashoboka, bishoborwa. Rwanda ikirumba ari uwo mutekano waraje ugirira neza abari abaresikape, abari bavuye hanze mu bari basanzwe bari muri RPF, abandi bose bari barageze bari mu ruhande rwicaga, babona baraje, nta kwihorera kubayeho, nta kibi kibaye, baba integrated, bajya mu baturage barakora, babona barabateza intambwe nini mu burezi, abana bariga universal education, muri sante universal health, abana bose biriga abanyarwanda. Abana b'abandi b'abaturage batajyaga babona chance yo kujya no muri university ngo bajye hano, barajyayo, nibo bajyayo kuko babitsindiye, kera siko byabaga. Noneho ibintu byose bitangwa bukabona nta injustice irimo, byose birwanira kuri bwa bumwe bw'abanyarwanda. Umuntu rero abantu bakoze ibyo babona nta wundi wabikora. Cyambere barareba bati nituzana tukizemo abandi bose bazana amacakubiri kuri nk'abatwageramo, kuko bari baje kwiyamaza, abantu barabibonaga uriya muntu nazaza sana amacakubiri tugaruke hahandi, wenda haza n'undi muntu wiyamaza bakati se uriya muntu nawe ko tutamuzi, ko tuzi abakoze tukaba tugeze kuri aba ngaba, kuki atari bo twatora. Buriya amatora yo mu 2003 nicyo kintu yerekanye ko yashimiye umurimo mwiza wari warakoze kuva ikuzimu tukajya ibuntu, nicyo yerekanye, kandi abatransfera abantu bose bayareba. Yaba amatora yakurikiye 2010 yewe na 2017 ni amatora umukandida wa FPR yatsinze ku kipimo cyo hejuru ya 97. Reka twihuta noneho tujye ku matora yo nyuma y'imyaka 30, tuvuze nyuma y'imyaka 9 jenoside yakorewe abatutsi baye igahagarikwa, igihugu kibohowe, hari isura umbwiye yatanze kuri ubu ngubu n'imyaka 30 igihugu kibohowe, igihugu uko abantu bakibona byarahindutse. Aya matora ategerejwe muri uku kwezi kwa 7 turi kuganamo, yo asobanuye iki mu gihe abaye nyuma y'imyaka 30 igihugu kivuye ahantu nakita ahabi buri muntu wese yabona ko ariho habi umuntu yagera? Amatora ya mbere icyo azaba yerekana icya mbere nuko ni icyizere cy'ubuyobozi bwakuye ahantu habi bukuzana ahantu heza. Icya kabiri ni ukuvuga ni no gukonfirima ko abanyarwanda dufite ubudaheranwa, twikuye habi dore aho tugeze ahangaha. Iyo nicyo kinini cyane. Icya gatatu ni ukureba ariko turacyafite urugendo ruri imbere, narwo ni rurerure kandi rushaka abantu b'ibitekerezo bizima. Ubu rero amatora nicyo azabagira, ashima ibyakozwe, ariko avuga ati hari urugendo dufite, ababikora ni abantu bamwe, si abantu bose, kugira ngo tugeze ku cyo twifuza. Urumva rero amatora yangaya azaza nicyo ngicyo azabagira. Ntibitangaje rero wenda kuko tuvuga nabisha niba Perezida Kagame yiyamamaje nk'uko aziyamamaza, kuko RPF twamutanzeho nk'umukandida, ibyo yakoze birigaragarira. Yewe n'uwamubwira ati ariko wasaba abo ku isi akaba bamutora, akiyamaza n'undi hano
ngo ab'isi batari abanyarwanda batore, niwe watorwa. Ujya ureba iyo batora abayobozi beza niwe ubona amajwi menshi akanyuramo. Uretse abanyarwanda nubwo washyiraho uti niyimamaze n'aba bandi baziyamaze, noneho babwire isi itore, yabona amajwi menshi wenda rutaye ayo tumuha hano mu Rwanda. Kuri ayo majwi tumuha wari ukomejeho abanyarwanda bamuhaye 2003 abanyarwanda bamuhaye amajwi hejuru ya 90, twatubivuze mu kanya 2010 hejuru ya 90, hafi 90, hafi 100% na 2017 naho ngaho bari n'abavuga bati 2024 amatora n'abana nabwo navuga bati tuzaba tugiye mu bukwe kuko ikintu cyo ngicyo cyo kuba amatora agera ku 100% babaye nk'ubikomozaho muri Amerika bari kuri 40 na kangahe, abafaransa ubundi Macron yatsindiye nawo ku mubare umeze nk'uwo nguwo. Kuki abanyamahanga kugezana n'uyu munota batumva impamvu u Rwanda rutora umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame kuri icyo kigero? Baravuga bati uko byagenda kose aya matora ya transparency bavuze ntabwo ibirimo, hari ubundi buryo bica ku ruhande kugira ngo igituma batabigira. Urumva nuko uko dukora muri politiki mu Rwanda ntabwo ariko i Burayi bayikora. Buri i Burayi politiki ni ukubeshya, ni ukumanipira abantu. Reka nkubwire n'abaye mu Bufaransa babitangira buri gihe baravugaga ngo tugiye gukora ku buryo tuzakuraho chômage, wenda afata ikibazo kimwe nk'icyo ngicyo. Nta muperezida, kandi bakabivuga umuperezida wese turayikuraho, ntawigeze anayikuraho n'umwe. Rero icyo gihe kuri Giscard d'Estaing kuko nari mpari, Mitterrand nari mpari, Chirac n'abandi bagiye bakurikiraho, niko bagenda bavuga. Urumva rero abaturage bagira bakavuga basi biriya bya politiki ni ukubeshya, ibyo bavuze si cyo bikora. Ni nacyo gituma kuko yego mu bisobanuro muri gutanga honorable nuko hari abayobozi bariho badafite icyo bishe ariko badafite n'icyo bakijije. Hari n'urutonde rugize kudukorera rw'abayobozi mu buryo batandukanye. Urebye umukuru w'igihugu nuko wamusobanuye arajya mu gice cya nyuma cy'abayobozi b'ikirenga. Ni ibiki bimugira umuyobozi w'ikirenga? Bimugira umuyobozi w'ikirenga ni ibikorwa yakoze. Buriya hari ibikorwa bisanzwe buri wese yakora, ariko nk'ubwo reka tubaye tangira urebe nko wenda mpere kuri RPF. Dutangira umunsi wa mbere tugize bitya, umuperezida wacu ari nawe mukuru w'ingabo arapfuye. Abari bari aho ntibarajya hamwe ngo biyorganize bageze bate, ibintu birapfa. Uretse RPF abanyamuryango bari bakimeze, ariko ingabo zirashwanyaguritse. Habonetse uje uwo mwanya buhoro zishyira ku murongo, none agira force. Ubundi retired General Bingira niwe watangurira avuga ati ibyo usobanuye bikimara kuba ko twumvise urugamba rurangiye dutangiye no kwisubirira aho twari tuvuye. Urumva abona batekereza ko gusubira, hari abandi batashobora, hari abagomba kujya i Burundi, abagomba kujya muri Tanzania, abagomba kujya mu Rwanda n'ahandi hose. Aho bajyaga, yewe n'abajyaga no muri iyo basirikare wenda uretse nk'abari ruguru, ariko nk'abari hafi wenda ntibajyaga no kubakundira n'ikintu. Na Museveni bashobora wenda bajya gufata abaje kuko bari bakibakeneye bakagira, ariko abandi bakabikorana. Ariko ibyo ari byo araza arabikora bijya ku murongo. Noneho yubaka igisirikare kizima gifite imbaraga, discipline n'imbaraga no kurwana. Noneho ikindi kinini burya yakoze no kugira umuryango wa RPF, ko ari abasirikare n'abanyamuryango byose biba nka shene ikora, benda guhera ku munyamuryango bikorera hamwe, icyo bita unity in the struggle, ubumwe muri struggle. Bose ugasanga ari ushaka ari umukecuru utanga amafaranga, hari ari n'umwana urasa ku rugamba, binyuze muri abo ngabo bose umwe afite umurimo we
byose bikora ku ntuza kandi batari hamwe batandukanye. Urumva ni ikintu gikomeye. Hanyuma rero tuza tugera mu Rwanda, igihugu cyagiye hasi, yubaka hamwe yayo, tubona sekirite rwose, umwanya umutekano, abantu barebaga ko mbese iyo twabiganaga tuvuga tuti tugiye kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, abantu bararota, abantu bose, ariko tubigeraho, ariko ari we uyoboye. Noneho no kureba nk'abo bantu, uwo mutekano, abantu byashanagutse bari hirya, force ziturwanya ni nini, Abafaransa n'abandi, ariko binyuramo. Ubu niko nanyura no muri za diplomasi agenda bigira ibyo twitaga inzozi, umuyobozi akabigeraho bikaba reality. Mbese igituma tubigira nuko ibyo yagiye akora ubundi abantu bitaga inzozi azi kubishyira muri vision, uwo murongo akamenya gushaka strategy no gukorodona ibitekerezo by'abantu bafite, no kukontorora ko bikora neza, bikagira kuri cya gikorwa yifuzaga. Bigerwaho n'abakeya, ubundi murayobora, ariko kugira ngo uzahindure inzozi muri realite ni great leaders. Niba abayobozi b'ikirenga, inzozi nk'ubwo byari inzozi, ubwo bumwe bw'abanyarwanda byari inzozi. Ubu ngubu tuvuze tuti ntuza bino 2020 nayo tuvuga ngo mbese umunyarwanda ko batubona nk'abicanyi. Ndibuka turi mu nama yo mu Rugwiro, umuntu w'Insekarije niwe wakizanye iki kibazo, kandi yahoze ari wa MND, urumva twamaga atari ku bungubu rwose Aloyizi Colonel muri izo nama zo mu Rugwiro, ati nk'ubu rwose iki gisebo twagize cy'abanyarwanda, aho ugiye hose bakavuga ngo wamwicanye tuzagikira dute. Ariko rero biza kujya muri vision 2020, bihabwa uwo murongo, umuyobozi amenya kubishakira za strategy, gufasha we abareba kure akabimenya, ariko agakoresha abandi kugira ngo babikore muri za politike, muri za projet, abikoordone, abigereho. Nyuma y'imyaka 20 u Rwanda rusigara rutangwaho urugero rwiza, batakitanga urugero nka byabindi. Urumva ko umuyobozi rero muzima ni ureba yindi za nzozi akazishyiramo vision, noneho akashyiramo strategy, akabishyira mu bikorwa, bikageraho biba reality. We muyobozi w'ikirenga. Guheba rero twatangira ibyagiye bikorwa ahangaha, guhera kuri ibyo bya mbere n'ibya kabiri nakubwiraga by'ubumwe bw'abanyarwanda, nuko kugira ngo izina u Rwanda rwongere rubone izina rizima nk'ibyindi bihugu, byari inzozi. Ariko umuyobozi rero ni we kareba kure, ariko dushobora kubigeraho. Hari n'utuntu dutoya wenda umuntu natanga urugero duto cyane tubyerekana. Ndibuka turimo dukora ubwo ngubwo jenoside yaratangiye, Perezida Kagame icyo gihe yari visi perezida wa chairman, deputy chairman wa RPF, yahamagara arambwira ati rero chairman yari nde? Yari Kanyarimwe. Ariko ati ibintu ukwiye gushaka abandi mukagenda mwikiga iyi jenoside niki cyayiteye, yagiye biti, ariko cyane cyane impact yayo tuzagira n'imiti twakakoze, ubwo tubishatse turi mu ntuzi. Iyi impact rero twarayize n'ibindi, burya ndizi ko propose za gacaca n'iki, urumva kuko twaribaga bigize, ariko n'ubu tubabyigize, urumva ariko yari afite icyo gitekerezo, nubwo atari wagiye kugishakisha, ariko akubwira ati ariko nimurebe, tumenye impact, tukamenya impamvu, tuzabona ko dushaka umuti. Urumva ni igitekerezo, urumva kuko abarebye kure wenda bigakorwa n'abandi, agenda babwira ati nyamuneka mugire mutya, ariko bikaza kugeraho. Ubu n'urugero, ni akantu gatoya mubwiye kari muri byinshi. Ugasanga rero n'ibyo ari umuyobozi w'ikirenga, ureba kure, akareba kure, we akabaza ati wowe wumva ko ari inzozi, ariko mwabikora bikazaba realite, bikabyara ikintu kinini. Abayobozi rero nk'abo ni bake ku isi, ari umwe mu bake ku isi. Muri iki gihe niwe ndeba, undi nigeze kubona
n'uriya uherutse gupfa wo muri Singapore. Okay. Eh, Turi kugana ku musozo. Mu gusoza ni byinshi musobanura honorable muvuga ku birebana n'urugendo rwa FPR Inkotanyi ni mindset yafashije iyo FPR kugera ku bikora ku gutekereza mukuru w'igihugu yabigarutse ejo mu cyumweru cyo gutangira kwibuka avuga ko byabaye ngombwa ko hasabwa abarokotse ibidashoboka kubabarira kujya mu bumwe n'ubwiyunge inkiko gacaca wazivuze uvuga n'ibindi byinshi byagejeje igihugu aho kigeze ubu kugeza ubwo u Rwanda rufite isura nshyashya nk'amasomo abantu bari mu buzima busanzwe bakura kuri RPF ni ayahe kuri iyo myumvire yabafasha kuva aho bari bagana ahandi heza banateza imbere n'igihugu cyabo? Isomo rimwe nuko ni resilience, ni ukutiheba. Uzi ko ubuzi ko ikintu niba yishyize mutwe ukigeraho, ese ufiko utangira gukora gihanga ukakireba kure, ukagira planning y'uko ibintu muyiganira, ukagira planning y'uko ureba ko ntuza, ukagira planning y'uko ubikora ko ukora gihanga. Iyo wakoze gihanga kandi wabo wihaye umurongo mwiza, ibintu bigeraho. RPF niko yagiye ikora rero kunuza, ni ukugera ko kubanza gushaka kureba etiki tuzakigeraho. Nk'ubwo tuvuga tuti ubumwe bw'Abanyarwanda icyo cyambere tuzubaka. Urumva ko twabivuga ubwo tubivuga muri 87 tuvuga ngo ubumwe bw'Abanyarwanda tuzabwubaka. Ariko nyine ubwo ngubu nibwo twagezeho ejo budahanga bwaje ari intego dufite, ariko iyo ntego igomba kugira naho habereye na jenoside n'abantu ntibabyumva ko bumvaga ko ari inzozi. Iyo ntego yanyu ni inzozi, muzagera ko ifite umuyobozi mwiza nyine ayikugezaho za nzozi zihinduka reality. Urumva rero nicyo gituma kwiha intego nziza, kureba cyambere, kureba kure iyi ntego, iyo ntego ugakora gihanga kugira ngo urebe ko uzayigeraho ugira za planning, kandi ugakora gihanga kugira ngo mbese gihanga kugira ngo ugende wigwa uko ugenda ubikora, kuganira, guplaninga, kureba ibyikorwa, kureba force ufite n'izindi, mbese biriya byo bya planning biri scientific objective bya gihanga, gukora nibyo byo gukora gihanga ukabigeraho. Nibyo ngibyo rero rwose tugere kuri nta ngombwa ko tubigeraho. Nicyo cyadufashije, n'ubu nicyo kidufasha, niba tushaka n'u Rwanda nicyo kizarufasha, kandi tubikoze icyo twabigeraho icyo dushaka cyose. Aho tuvuye hari habi, aho tujya imbere ni heza, ariko naho harashaka byinshi kandi bikomeye, birashaka imbaraga nyinshi naho. Reka tubashimire cyane ku kiganiro mugiranye na One Nation Radio, ni radio ya diaspora, ijwi rya diaspora. Twizere ko tubakenera no gutaha tuzaganira kuko haba hari byinshi tutaganira. Mwari mwambwira nkanga sese. Nukuri murakoze cyane. Sawa.